Yesu ashimwe cyane, ndabashuje nanone, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Twari tumaze iminsi tutaganira ijambo ry'Imana, ariko tugize umugisha wo kongera kuganira. Nifuje kugira icyo mvuga kuri iyi minsi mikuru turimo, iminsi mikuru ya Noheri. Ndagira ngo twisunge icyanditswe dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 29. Aravuga ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Amen. Yesu ashimwe. Ni ijambo ryiza ryavuzwe na Yohana. Uyu ni wa Yohana umubatiza, ntago ari umwe w'intumwa ya Yesu. Ni Yohana umubatiza niwe wavuze iri jambo, niwe wari waraje gutegurira Yesu. Murabizi ko yatangiye kubwiriza ubutumwa Yesu ataratangira. Yohana agenda amutegurira, ateguza abantu, arababwira ati hari undi uzaza nyuma yanjye, wowe ni umunyacyubahiro. Arababwira ngo ntibinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Aravuga ngo ngiye ndimo ndababatirisha amazi, aravuga ngo ariko wowe azabatirisha umwuka n'umuriro. Haleluya. Yari arimo kuvuga Yesu. Turi mu minsi rero turimo kwizihiza ivuka rya Yesu, ariyo Noheri cyangwa Christmas. Ariko uyu munsi nta hantu handitse muri Bibiliya. Kamvuga amagambo abiri nubwo bamwe mutabyumva neza, ariko nayukuri. Icyambere, nta hantu na hamwe Bibiliya, haba mu magambo ya Yesu, haba mu magambo y'Imana, haba mu bintu byahishuriwe abahanuzi bikozwe na Mwuka Wera, hadusaba kugira ngo tuzajye twizihiza umunsi w'amavuko ya Yesu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ntago ari umunsi Yesu yavukiyeho. Bishatse kuvuga ngo niyo twaba bo kuwizihiza, ntago ariyo tariki y'ukuri, ahubwo iyi ni tariki basengagaho ibigirwamana, bizihizagaho ibigirwamana by'izuba n'ibindi bisa nkabyo. Rero ngewe icyo nshaka kuvuga uyu munsi, ndashaka kuvuga ngo umuntu wese afite Noheri ye. Ugomba kugira umunsi wawe wo kwizihiza Noheri. Umunsi wawe wo kwizihiza Noheri ni uwuhe rero? Niwo ngira ngo mbabwire. Ntabwo umunsi wo kwizihiza Noheri kuri wowe ari itariki 25, kuko ubundi itariki 25 z'ukwa 12 kugeza itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ni iminsi yabaye iminsi y'isi. Yabaye iminsi y'isi kuruta uko yaba iminsi y'Imana. Ni iminsi abantu binezezamo cyane, ni iminsi abantu baruhuka, inshuti n'imiryango bakabonana bagasangira, ariko nayo minsi bakoramo ibyaha byinshi. Niyo minsi irimo ubusambanyi bwinshi, niyo minsi irimo kunywa no gusinda kwinshi, niyo minsi ibamo ubujura bwinshi, niyo minsi ibamo ibihombo byinshi, kuko abantu bafata amafaranga yose bakoreye mu mwaka wose, ugasanga savings z'umwaka wose bazimariye muri iyo minsi ingana n'icyumweru kimwe. Rero numva ko twebwe tugomba kubikora mu buryo burenze ubwo ngubwo, bukaba uburyo bw'Imana cyane. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko ugomba kugira umunsi wizihizaho Noheri yawe utandukanye n'itariki ya 25. Icyambere, Bibiliya tubwiye mu murongo wa 29, Bibiliya iravuze ngo Yesu ni umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nge numva umunsi wawe wo kwizihiza Noheri ni umunsi Yesu yagukuyeho ibyaha. Uri mu bari mu isi, ibyaha byawe umunsi byababariwe, umunsi wari umwakiriye. Numva ko ari wo munsi wa Noheri, kuko ni wo munsi yavukiye mu mutima wawe. Ntabwo ugomba kwizihiza imyaka irenga 2000 amaze avukiye muri Isirayeli, nubwo ari myiza, ariko kuyizihiza udafite umunsi yavukiye mu mutima wawe, aho uri mu gihugu cyawe
nturi umwisirayeli, ntuba muri Isirayeli, kwizihiza aniverseri yabereye muri Isirayeli itari bibike, kuko Yesu nta hantu adusaba kuyizihiza. Nta kintu bizakumarira, ntibizaguhesha ubugingo buhoraho, ahubwo hari umunsi yavukiye mu mutima wawe, hari umunsi yakubabariye ibyaha. Uwo ni wo munsi w'ingenzi. Hari indirimbo ivuga ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho. Rero umunsi mwiza ni umunsi yavukiye muri wowe. Uyu munsi uraruta umunsi yavukiye mu kiraro cy'inyana i Betelehemu. Uyu munsi yavukiye muri wowe ni umunsi w'amateka, kuko nibwo we wavutse ubwa kabiri, nibwo we wabaye icyaremwe gishya, kandi nicyo kizaguhesha ubugingo budashira. Niba rero yaravukiye muri Isirayeli, ntavukire mu mutima wawe, kwizihiza iyi noheri itariki 25, nta kintu na kimwe bizakumarira, nta kintu na kimwe bihindura ku buzima bwawe. Uzaba umunsi wo kunezeranwa n'inshuti, ariko ntuzaba umunsi wo kunezeranwa n'ijuru. Uzaba umunsi wo kurya no kunywa, ariko ntuzaba umunsi wo kunezeza Imana. Uzaba umunsi wo kwambara neza, kuko abenshi niko babikora, ariko ntuzaba umunsi wo kwakira Yesu. Ntuzaba umunsi wo kugira ubuzima bwa Yesu. Uzaba umunsi wo kubonana n'imiryango n'inshuti, ariko ntuzaba umunsi wo guhindurirwa ubuzima. Ngiye nifuza ko ugira umunsi wawe wizihizaho noheri, ukaba umunsi Yesu avukiye muri wowe, ukaba umunsi ugiranye imigenderanire y'umwihariko n'ijuru. Yesu ashimwe cyane. Iyo usomye hano muri iki gice nyine ku murongo waho wa 11, aravuga ngo yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Nagira ngo nkubwire, niba utaramwemera nta kintu bikumariye. Bibiliya ikavuga ku murongo wa 12 ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bibiliya iravuga ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Haleluya. Niba utarabyarwa n'Imana binyuze mu kwizera Yesu, ntaravukira mu mutima wawe. Kandi niba ataravukira mu mutima wawe, kwizihiza itariki 25 z'ukwa 12 zitari no muri Bibiliya, nta kintu bikumariye. Uzasaruramo kurya no kunywa, uzasaruramo kwambara neza no kunezeranwa n'inshuti zawe, ariko ngenda kwifuriza kunezeranwa n'Imana n'abamarayika mu ijuru igihe uzaba ugize noheri yawe y'umwihariko. Rero noheri yawe irashobora kuba mu kwezi kwa mbere, ishobora kuba mu kwa kabiri, ishobora kuba mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, ishobora kuba mu kwezi uko ariko kose. Itariki yariyo yose kuruta uko kwizihiza iyi noheri itari n'iy'ukuri, itari no muri Bibiliya. Simvuze ngo ni bibi, muzasenge, turabizirikana kuko yataza kuvukira mu isi no kuvukira mu mutima we ntibyari gukunda. Ariko niba yaravukiye mu isi, ntavukire mu mutima wawe, nta kintu na kimwe bikumariye, nta kintu na kimwe bizakumarira. Uzarimbukana n'abanyabyaha bose, uzajya mu muri utazima. Ariko niba yaravukiye mu isi, nyuma akavukira mu mutima wawe, uri umuragwa w'ubugingo buhoraho. Imana iguha umugisha kuri noheri itariki 25 kuri uyu wa gatandatu. Wowe uzagira ibihe byiza byo kwibuka ko yavukiye no mu mutima wawe, ariko uzirikana cyane uzagira ibihe byiza byo kwibuka ko yavukiye mu isi, ariko uzirikana cyane ko yavukiye mu mutima wawe. Kandi niba ataravukira mu mutima wawe, nagira ngo umwakire uyu munsi, abe muri wowe, agendere muri wowe, akorere muri wowe, akugira inshuti n'Imana, akugira umuvandimwe we, akugira umwana w'Imana. Murakoze cyane, mugira umugisha. Yari Pastor Sam.